Hello friend, nizere ko mumeze neza. Ubu ngubu rero ngiye kukwigisha uko watunga computer muri telefone yawe. Nta kindi urakora rero, uragenda muri Play Store wesitare porogaramu yitwa Win7 Sim. Uraza uyifungure guys. Uhita utambika telefone. Numara gutambika telefone guys, urategereza iminota mike. Ifata iminota mike guys kugira ngo ifunguke. Urategereza itangire starting window. Tangire ifunguke guys. Ibi bintu birakura guys, nago ari scam. Hano yushatse handitse switch user. Yo ufite indi computer isanzwe, hano ushyiramo ibyo ukoresha kugira ngo ukomeze. Rero kubera twe nta zindi computer dufite, urakanda hano kansa, uze hano ukande kuri kano gakapu guys. Guys, urabona ko computer yacu ifungutse. Aya na document nagiye mbikaho. Reka urugero mbe nabereka. Guys, wareberaho mu bibure dore nabitseho n'ibitabo guys. Urareba ko hariho n'ibitabo guys. Ayo ni nabitseho n'ibitabo guys. Kandi ikindi nababwira guys, nuko ino computer ifite njiga 16 zo gushyiraho. Ubu ngubu rero nzabigisha uko washyiraho amavideo na porogaramu guys. Icyo mbasaba nta kindi ni ugukora like, comment, mumbaza n'ibindi bibazo ku matelefoni, kandi mugakora subscribe guys, kandi mukajya no ku mbuga zacu ni Radiant Empire 450, mugakora subscribe, hajya mbagezaho utundi tuntu tw'ubwenge guys. I love you.